kandi aho hantu hitwa Iramatirehi. Agwa umwuma cyane atakambira Uwiteka aramubwira ati wadukirishije ukuboko k'umugaragu wawe, none inyota iranyica ngwe mu maboko y'abatarakebwe. Ariko Imana ifungura iriba Irehi, amazi aradudubiza, nuko amaze kunywa no umutima usubira mu nda arahenguka. Nicyo cyatumye hahimbwa Enihakore, hari Irehi na bugingo n'ubu. Amen. 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 Reka dusome mu bana, katusome mu Basekabaga ba mbere, Abasekabaga basohoka igice cya 19 tugenda gusoma urunyiriri rwa 19 umurongo wa 5, urunyiriri rwa 5 turageza ku murongo w'icumi. tunatusa ku runyiriri rwa 10. Abami ba mbere Basekabaga basohoka 19:5 sura 19 urunyiriri rwa 5 kugeza ku 10. mpaka ku rwa 10. Ngo nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira. Agisinzire marayika araza amukoraho aramubwira ati byuka urye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we, ararya aranywa arongera ariryamira. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati byuka urye kuko urugendo ari runini kandi rugukomereye. Nuko arabyuka ararya aranywa, iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40, agera i Horebu ku musozi w'Imana. Agezeyo yinjira mu buvumo agumayo. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho, aramubaza ati Eliya we urakora iki aho? Nawe aramusubiza ati nagize ishaka ryinshi ry'Uwiteka Imana Nyir'ingabo, kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe bagasenya ibicaniro byawe, kandi bicishije abahanuzi bawe inkota. Ni jye jyenyine usigaye, nanjye baragenza ubugingo bwanjye ngo banyice. Amen. Amen. Kadusenge Imana. Uwiteka Mana nyir'ibihe, turagushima kuri hano hantu, iki kibanza kirimo Mana, kuva umunsi iki giterane cyategurwaga, kuva uyu munsi iyi nzu yubatswe hano yitiriwe izina ryawe, waraje ugira ubuturo hano. Rero Mana twaje kugira ngo tukumve, twaje guhura nawe, twaje gufashwa nawe no guhemburwa nawe. Dufashe Mana kugira ngo iri jambo rigire icyo rirema mu mitima yacu, udukoreshe nk'ibikoresho byoroheje kugira ngo ubwoko bwawe bubashe kugira icyo bwakira muri aya masaha mu izina rya Yesu. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. 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 Turi kumwe bavandimwe, turi mu Rwanda, abantu turi kumwe muzamurira, amatwi n'amaboko twibise bikono byatwe, abo tutari kumikunda babonye nyine ntimwabizaho, abo batari mu nafe n'abari tumwanyise bikono byamwe. Haleluya. Haleluya. Dezi mani tuwe Tumukabe kitirwa. Mara bose nta turi kumwe, Bari kona ndabari abantu turi kumwe, bari tubari. rero ukuntu barimo kure Murabegeye batulora. korera kuri mugenzi wawe mubwire ngo byuka. Kona kwa Uganda mugambe tizukuka. Wamubwiye neza, Wamugambe bulungi. wabonye yabyutse, Warabye yazukuse. Yazukuse. ongera umukubita agasha umubwire ngo byuka. Mugambe tigorokoka. Dezi mani tuwe Mugambe kitirwa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bazibwe. Iki giterane Runo rw'umwana nicyo gukubita umuntu agashigo ku mukango. twe kukuba umuntu n'umuzukusa. Muri twebwe hariho abantu basinziriye, Mufe muri abantu abebase. kandi muri abo basinziriye Akama abebase. hari abasinziriye imbonamoko. Murimu abebase bwebase. Imbonamoko ni abantu basinzira ariko bakanuye bari maso. Bwebali abantu abebakanenga bacyatunura. Hakaba n'abandi bantu basinziriye Nemubera n'abantu abari abebase. ariko ibitotsi by'ibikere bitarafata. Wabona ngo kiro cyane kukiringa tino bakwa. Hari n'abandi basinziriye Wali n'abalanga abebase. barimo kugona, Nabandi abo bafuruta. barimo gufuruta. Bali kugona. Haleluya. Ariko abantu barimo gufuruta kabisa. Wali abantu bali kugona. Turashaka kugira ngo dukangurane. Twetaaga tusigale nga tukugona. Nta kindi cyatuzanye. Tukabwira ngo mubyuke mukangurane. Abandi mugorokoke musituke muve mu gihugu. Kandi nimara gukangura Ate mumala osituka. murabagirane. Muyakayakaye. Umuco wanyu ugaragarira abantu bose. Cyangwa kirabike mu bantu bonna. Perezida Kiwe. Mukambe kitirwa. Haleluya. Haleluya. Ndashaka sirimba akanya gato cyane. Tusirimbemu akade katono. Gato cyane. Katono. Kandi
hari ahantu twari turi cyagiye wabwo muri Bethsaida wetwabagene baya abavuga mu Bethsaida hari wali we wabadde niyo nshaka ko ubwire ntabwo ni gutwara umwanya munini wali ndende cyaga utandikira usigera twabagene nyambiye amasaha y'ubumari n'umuntu yakwemera cyangwa desaba Bwana sifiwe. Yesu yabaziwe. Iki gisimba nicyo gukangura umuntu usizire kugira ngo yumve kire gisimba cyangwa usoko tureba sasabora kurokoka ni bandi bakamuze baya bakora gusaba yo muri afwe haleluya Bwana sifiwe sana kama yabaziwe kanguka zunguka gorokoka uhaguruke usituke hanyuma mu maru yakaya kane kuko umuco wawe kube kitangara cyo washitse cyatuse uri hano kiri hano umuntu udakanguka muri iki giterane umuntu agomba kumenya ko mwana yaragize amahirwe ko muri iki giterane ngayafuna umugisha wo kubera mu gihugu ugakomeza ukaryama no sigara ngo cyeba singa tutagara kuzubuka sinzi igihe uzagutegereje simanyi ikintu kiracora indirinde uzaba usigaye inyuma cyane wajya ngo usigaye mabega kandi ntabwo nshaka ko hari umuntu usigaye inyuma ate tufetaga wabere no mutumu asigare mabega ikindi giterane cy'urubyiruko runuka mwana w'abavuga kandi nicyo kugira ngo dukanguke
ate bwe kumwana okusaba okugolokoka tuzuukuke duhaguruke tuyimuke dukorere Imana. tukolere Katonda. Iki ni igiterane cy'urubyiruko Umwana olw'abavubuka cyo kugira ngo duhaguruke olw'ekyaga nti tusobole okugolokoka tuzuukuke turabagira tuyakayakane twake tuyake kandi rije kubahiriza ribagana ate bigenda okubeerawo obubeerawo nga bukyali nutegereza kuzaduka mu kwa gatanu onaalinira munazuuka mu gwokutaano cyangwa mu kwa gatandatu mu kwa oba mu gwomukaaga oba mu gw'omusanvu cyangwa mu mpera z'umwaka oba omwaka guggwawo ushobora guhitanwa n'ibitotsi urimo otulo tuyinza okujjawo zungurabagira zuukuko yakayakane kuko umuco wawe kuba ekitangaala kyo kiyona kize kandi ubwiza bw'Uwiteka ati obulungi bwa Katonda bukaba bukurasiye noba nga mwaka gy'oli zungurabagira zuukuka oyakayakane zungurabagira zuukuka oyakayakane. tugiye kuvugana amasengesho y'ubwoko bubiri tugenda kwogera ku ssaala za mirundi ebiri twasomye hano bye twasomye wano. iyo umuntu ari mu bunebwe omuntu bw'aba ng'ali mu bunafu cyangwa yasinziriye oba nga yeebase hari igihe asenga ntamenye ibyo yasenze waliyo oluusi baasaba n'ategeera biki bye yasabye. wari wabona umuntu wasinziriye walabyeko omuntu nga yeebase arimo asenga ng'ali mu kusaba. mwari babibona mwami mulabyeko hari wigeze gusinzira aho asenga waliyo omuntu yali yeebaseko ng'ali mu niba kusaba. ugasenga Mana turagushima bonna basaba nga Katonda tukwebaza noneho kubera ko iyo udutotsi tugutwara kakati kuba otulo tulina okukwata wenda wari musengera kuryama weba osabira okwebaka warangiza ugasanga kurasengera ngo naziriya nyama Mana uzingo gwe wesanga ogamba ti Katonda nazirya ennyama nazo zirabirire tukuretse n'izi nyama ate tukulako nazirya mu ennyama izina rya Yesu ogamba mu linnya lya Yesu. donc iyo umuntu asinziriye kitegeeza omuntu aba nga yeebase aza asenga nabi asaba bubi. iyo umuntu ari mu bunebwe omuntu waba ng'ali mu bunafu aza asaba nabi asaba bubi. hari abagabo babiri twasomye hano wali abaami babiri be tusomye wano. umugabo witwa Samusoni omusajja gwe bayitanga Samusoni n'undi mugabo witwa Eliya n'omulala gwe bayitanga Eriya bageze mu bihe bigoye baatuuka mu biro ebikakali. Eriya yari amaze kwica ingabo za Bayali abahanuzi ba Bayali yali amaze okuta amagye ga Bayaali. Bibiri iravuga ngo bari 450 bayibuli egamba nti baali 450 noneho ngo barahiga baravuga ngo turashaka kumenya Imana nyamana hagati y'Imana ya Eliya n'Imana ya Bayali akati bwe bagamba tutata kutegeera Katonda omulamu yaali Katonda kugira ngo tumenye ko Imana nyamana ari Imana tusobole kutegeera bulungi ti Katonda Imana iri buze kutumanura umuriro gatwika igicaniro kigashi Katonda agenda kusa omuliro gujje gwokye kino ekyoto kijjeyo. iyo niyo Mana izaba ari Imana nyamana oyo Katonda agenda banga ye Katonda omulamu. abahanuzi ba Bayali ngo baratangira barasenga abanabi ba Bayaali batandika ne basaba barasenga mu ne basaba kuva ku barasenga makya saa sita ne basaba emisana. babageje nimugoroba bwe baatuuka akawungeezi mu gihe cyo gutanga igitambo cya nimugoroba ekiseera ky'okukozesa daka ye akawungeezi birashoboka ko ari haye masaha baali budde nga buno we tulimu kati. baravuga ati turananiwe ne bakoowa ne bagamba nti tukooye Imana yacu irananiwe Katonda waffe akooye. ngo bahamagara Eliya nawe nabo ne bayita Eriya baramubwira ati Eliya ne mugamba kakati Eriya nawe se naawe saba. amen Amen. nawe se kakati naawe saba. Imana yawe nimanura umuriro Katonda wabasa omuliro ne gujja wano tugulaba turemera ko ariyo Mana tujakkiriza nti ye Katonda omulamu. kandi ikindi ate ekirala abahanuzi ba Bayali bose abanabi bonna ba Bayaali bose ku murongo hatawuzemo n'umwe bonna nga gye bali nga bali ku layini bagomba gupfa bonna balina okufa. amen Haleluya. ngo Eliya arasenga Eriya n'asaba ntabwo yigeze asenga amagambo menshi ye teyasaba mu bigambo bingi ntabwo yasenze amagambo teyasaba mu bigambo bingi ngo agisenga nga yakasaba uyu munsi Imana bimenyekane ko ariwe Mana ekyo obala okutegeerekane nti Katonda ye Katonda kandi naje ndi umukozi ate nga nange nemuwebezaawo ngo akimara gusenga nga yakamala okusaba bwatyo umuriro uramanuka uva mu ijuru omuliro ne gukka ne guva mu ggulu utwika igicaniro ne gwokya ekyoto utwika inyama ne gwokya ennyama utwika amabuye ne gwokya amayinja utwika amazi ne gwokya amazzi zose urahanagura byonna ne gujjawo. abantu baravuga ati Imana yari abantu bagamba nti Katonda wa Eriya niyo Mana ye Katonda niyo Mana ye Katonda. Eliya warangije Eriya bwe yamala ubwo wimvura igwa enkuba n'etonya kubera ko sindi mu gushaka kuvuga amagambo yose kubasagala kwogera ebigambo byonna nga bwe byali olwakadde imaze kugwa enkuba bwe yatonya
yari maze imyaka 3 n'amezi 6 yari maze imyaka 3 n'imyezi mukuru ngatotonya abantu bemera kwibwa na Eliya abantu bategera ati Katonda wa Eliya Katonda Ahabu arataha mu rugo na Dawidi wabe waka ngo atahaberewe nabi Dawidi wabe ngari bubi atasuza makuru nagamba katumanye ikihe Eliya yafashe zamana babahanuzi bose Eliya kuti muri abanabi bone bose kubona ngabo muri abani yabase kandi uyu mugore uyu Yezebeli ate umucyara Yezebeli niyo yazanye ibigirwamana mu Bisirayeli ye mucyara iyo yareta Katonda bana wa Isirayeli hari ibigirwamana yitubishije mu bwoko bwe Katonda bana yareta wa Isirayeli nuko yumve ko abakozi biyo bagize ikibazo nakatwe kunanda bawereza abafunye ubuzima ararakara nanyiga ngo ahita atuma kuri Eliya ngo natumya Eliya aravuga ati ibyo wakoze nabimenye nagamba ati Eliya byo wakoze nabitegeke ariko naje nitakugirira nabi naye kati nange basi kukole ndombi ubuzima bwawe nitaburangiza kubona mubone wembaga sikusangiza umenye ko ntari umugore w'umwana utanga gutegera ikintu cyawe kabaka Eliya ngo ndibwo Eliya ngo natya ngo ahita afata urugendo ahunga nakacho urugendo umunsi wose ahunga urabona naduka arahunga naduka ngo yinjira mu ishyamba nakona yingire cyo azasanga igiti cy'umurotero yatuka nasa umuti ngo akiryama munsi nabwo bakamusi atangira gusenga amasengesho y'ubunebwe bamara kwera kumasika ariko gusaba isaha zo bunafu baravuga ngo ma ngo nagamba kikatonda nanone gatagisiga reka kikatonda kirare kigafunga nzita nyinshi nanone napfu nzita mfere nafudeda ikiza nuko ntabwo myoka yo kandi cyo kirundi dinde kugwa mu mikono y'abazita kugira ngo uriya muntu aze kuya umucyaro we kusinga ko kunzita mureke mbabuze ikintu Imana yari yamanuye umuriro Katonda iyo yasohoye okuka ono muliro Imana yari yamuhaye imbaraga zo kwica abantu 400 Katonda yamuha amaanyi g'okutta abantu 500 nigute yabonye ko idashobora kumuha imbaraga cyari kitanti Eliya yarabantu Katonda asamuha amaanyi n'atafa atangira kwisengera n'atamuko kwesabira ngo araryamaje munsi y'icyo giti naye bakanaga wansi y'ogwo muti abakomandateri bavuga ko icyo giti cyagiraga amakakama abawandika bagamba nti omuti ogwo niyo yakutonyagiragaho umuntu yarapfa amasanda ago gakutonyagako wafanga ngo yamaze gusenga kati we yamala okusaba yishakira n'inzira yo gupfa nziza n'amanya n'ekuba ebbulire ahita ajya munsi y'igitare bati n'agenda wansi y'omuti n'agamba nti kakati Imana ikoresha amazizi y'iki giti anikira Katonda kusigana amasanda ago mu muti ganzireko mu Imana imwitegereza Katonda yamutunulira uwo mugabo afite ikibazo cy'inzara n'araba omusajja yalinayo ekizibu ky'enjala afite ikibazo cy'inyota ate ng'alina n'ekizibu ky'ennyota afite ikibazo cy'ubunebwe n'araba nti alina n'ekizibu ky'obunafu munafu yagize intege nke munafu ariko abantu benshi badakunda kuvuga ngo banebwe ngo turi mu ntege nke waliwo abantu abasinga otegeka intege nke gusa ngo ariko tuzapfa tebanafuwa nagamba ti tulina amaanyi tufuna amaanyi warahambutse nga byarakomeye wagwamu tokyali ali wamaanyi gagwamu umuntu agira intege nke bukeya waliwo bituuka omuntu n'abaga takyalina amaanyi Eliya yari mu ntege nkeya Eliya naye yalina amaanyi amatono yasenze isengesho ribi yasaba essala bye hano hariho abantu muri twebwe wamali abantu bali mufe barushe abakulu kandi nta kintu kibabaje ate tewali kiralo kinakubaza no kumva umusore urimo gusenga wekuwulira omuvubuka abwira Imana ngo nanone nyinshi agamba katonda gaera tinzijjawo aho ngeze nanone n'ibisize nuko napfa wano wetuuse n'ekirungi kiri ti nfe nve wano ku nsi uri hano weba ng'oli wano ngashaka kugira ngo uzuke ozukuke urugire olye umwe olye komeza urugendo ogenda otambule Imana icyubahiro tokukaba ekitiibwa haleluya haleluya bwana sisiwe sana mukama yebazibu iyo umuntu ashonje abantu abaga alina enjala iyo umuntu afite inzara omuntu aba alina enjala iyo umuntu afite inyota omuntu abaga alina ennyota azasaba nabi asaba lubi nta kintu kibabaje tewali ekintu ekinakuwaza kubona umusore ufite imbaraga nk'izo mpaye mbona nokulaba omuvubuka alina amaanyi ngagano gwe tulina gweba mpaye gusimbuka ngagano gwe musimba nago usaba Imana ngo imice nosaba katonda nti katonda Imana akute yica nanone deniride tubatabona nta nagamba katonda kitakati abiri ali musatu ndaba kati biganye nta kigenda ndaba biganye abandi bose tungana bakoze mariya abalabona betunkana abandi babasa bose tungana bagiye muri Amerika abalabona betunkana bagenda tumaze imyaka 10 mu Buganda tumaze emyaka 10 mu tumaze Uganda imyaka 7 tumaze emyaka 7 tugiye muri Afurika nabatugera mu Afurika nanone twishaga katonda rero tukuvana iterambere kuba ariko ndashaka kukubwira ngo nenjagala kugamba eti ubwo ufite okukyoko koyina ni ikibazo cy'inzara kizibu kya njala ufite ikibazo cy'inzara olinayo obuzibu bw'enjala zukurye zukuba olye kandi unywa ate onywe ugura cyangwa se igikorwa cyo gukora kuba okyalina ebikolwa bingi bikola hari umuntu unyumva oli omuntu ampulire uwo ni Eliya wasenze gutya olwo Eliya yasaba bw'atyo amaze kubyuka bwemala okuzukuka basanga inyama zitaze munasanga ennyama eziri awo
ngo bunara agacuma karimo amazi bunara n'akatakarimu amazi arya burusheti narya inyama nanyoye ku mazi ngo aragize amasura y'amasinzi banyamara nandamundi yubaka kubera ko yari ifite ikibazo n'ubu kuba niyo yacaye n'ubuzima nandamundi yubaka bwana sipi haleluya arajyategereje ko Imana iza kumwikira acyarindiriye kujana najya amukiri wari Imana yavuga ngo uyu mugabo utaraha kanambwa amata umusajja onali wano yongereza abalayika najyamu nasirika malayika kugira ngo uzuka namugamba ati bwezuku wongera uti otemolye kandi ate onyweye umugabo yongera nabyo omusajja onali nasituka warangize ararya wemala nalya aranywa nanywa warangije kunywa wemala okunywa aragenda n'atambula weyamagenda niyo mbishi n'atambula aragenda n'iminsi 40 n'atambuka ennaku n'amaziro 40 atarasubira kugira n'ebiro ana nga tanaba kufuna enjala wagera ku musozi w'Imana wa Horebu bunatwa ku musozi wa Katonda wa Horebu ageze ku musozi wa Horebu yatwa ku musozi wa Horebu aragenda yishyira mu buvumo bunagenda neyekweka mu mpuku malayika ngo rugero raza malayika najja munamulira iriyo namugamba Eliya kuba kuri kaunga lwaki okola kyawo ubisubizo tuboneke n'ubu bamawulire ekyokuddamu kyamunafu ngo nagize ishyaka ry'inzu y'Imana namugamba ati kati nafuna obwetaavu bw'ennyumba ya Katonda wayibona kati nga bonda bawana nagize ishyaka ry'inzu y'Imana nafuna obwetaavu bw'ennyumba ya Katonda haleluya ishyaka ry'inzu y'Imana obwetaavu bw'ennyumba ya Katonda yahunze yakuse ariko bisabira gupfa yetaaga okutasa okuta kwamuse bari muri misiyo ntabwo ari kuvuga tali mu miso bitali tali mu kusaba mbali mukusabirawo wamala nagamba ishyaka ry'inzu nze y'Imana nafuna obwetaavu bw'ennyumba ya Katonda ngo kandi iki ate ekirala ngo nije muhanuzi yenyine usiga yenze nabbi yekka asigaddewo Imana yamubwira ati wibishe kana namugamba ati kati welimbye icyaha ekisooka nta shaka ry'inzu y'Imana tewali okuyana barahamuze kugira ikibazo kizana waduka wagiye kizibu kyenyota wakyokukyala abayumbe bafite umugoroba we tulina abayumba abalina okutya dufite abakristo bafite ubwoba tulina abakristaayo balina okutya dufite abasore tulina abavubuka balina okutya ubwoba bw'ubuzima okutya kw'obulamu ubwoba ngo barandoga ngu batya ngo banaabaroga ngo nibura gusa ngo birahita byifuza muwe nakubuzaako bigenda kugwa bizibu gyendi okakasa barangiza ngo mfite ishyaka ry'inzu y'Imana katomala ngo olina okugenda mu nyumba ya tugende mu Katonda gitaramo muri natwe tugende okungana tugende mu shalom gutwara ishyaka ry'inzu tulina y'Imana okuyonako okumanya Katonda izakwereka umunebwe ekigenda okulaga omunafu Reverend Mashara yatubwiye ngo iyo umuntu ari mu buzuzi bwetulabi maisha tugambe tomutawulikaoloka nojja nomugamba nti Imana yambwiye gusenge kati nagambye tosabe kandi ari mu buzuzi ate jukire ali mu kugolokoka utabasubira agafata iminsi irindwi yo kwiga ate munakwatira kundala musanvu gasaba kandi yegera Imana asobole okuddamu nga niba ariko umuntu we nyabwenge omuntu omunafu mu lya Katonda uri mu bunebwe omugamba ati oli munafu rw'Imana ngo n'ejo bundi mperuka kumuha nagamba kino eddaguzi nabali ku lusozi tuvuye mu iteraniro tofuna okukungana lwewamulika twarimbana ekyosi twabali tuyimba tuli wali yo gusobanura ibintu ma okunyonyola ebintu bingi ubunebwe omunafu cyangwa urabyumva oba wazuukuka Eliya ukura ko ryera Eliya okijja wano nagize ishyaka ry'inzu y'Imana kuba nafuna okuyana ku nyumba ya Katonda nagize ishyaka ry'inzu y'Imana nafuna okuyana kukunoonya Katonda Robert kura ko ryera Robert okola ki wano nagize ishyaka ry'inzu y'Imana nafuna okuyana kukunoonya Katonda ntabwo wabonye ko nayoboye tewalabye nti nakulembedde ntabwo wabonye ko nabyigisha tewalabye nti nasiribye wano ekisirima Bwana sifiwe sana mukama yebazibwe haleluya haleluya abantu bashonje abantu abalina enjala wano abantu basinziriye abantu wano bebase abantu bari mu bunebwe abantu abali mu bunafu mureke tuzuke muleke tuzukuke kandi tuzuke muri uku kwezi kwa ate tugolokoke mu guno mwezi ogusooka guno uku kwezi guno omwezi guno waba utangirira urasohokeye uruma n'ijiri huduma yawe ogambe nti ngenda kuva muno olukuŋŋaana nyinge mu lukuŋŋaana olala obange bwe tunava muno olukuŋŋaana genda kutandika okusaba okwange eri icyo kiza cyerekana umuntu wabyutse wakangutse ekyo kyekiraga omuntu yazuukuse yabula obusa obulungi ariko umuntu utangira gutanga ibisobanuro okamulekanika okwenyonyorako ntubizi ko tuvuye mu iterambere tamanyi tetugule mu lukuŋŋaana twari tumeze neza tolaba nti twali bulungi nedda turashaka ko tubigaragaza twetaaga osobole okiraga bigaragara birabike tugiye gusubira gusirimba gato tugenda kuddamu tusirimbeko katono ariko reka maze mbabwire isengesho rya samusoni olwagenda kuddamu tusoke mbagambe esaala ya samusoni samusoni ngo umunsi umwe samusoni olunaku lumu amaze kwica abafilisiti ng'amaze okutta abafirisuuti 1000 akoresheje akasaya k'indogo ng'akozesa ng'ako omusajja afa baka omusajja ng'afa ng'akozesa akawanga k'efalasi yica abantu n'atta abantu 1000 yica namanga n'atta abantu bameka igihumbi amagye 1000 barapfa ne bafa
mukama yakazuye abantu igihumbi barapfa abantu cyo kubireba akoresheje akasake bakusisa akabona kindi baragize wemara wagumye neyebaka nafure nyota arananirwa nawe wiranga munafu arananirwa nawe wiranga munafu yumirere zirati nawe wiranga manyi tacyayina nawe wiranga tacyayina manyi aribyo bunana bafite yabeje na buya tuna nabanga wacyali bafuri suti bangi bakuta arareba rwose ndashaka akazi na tuna nabo baticyayi n'abantu muri ntabwo yaseze bayeri yete yasabanga yeri yo kumana yicana nanone bukatonda nzita kahinafu deda muve amasekeza uko nari munezi ni sara bizi ngeri zanja bulu Eliya niwe muyigiwe kibana yete yara abantu kusimuza byari yicana nagamba nzita kakiriwe doka jange aho kugira ngo yeze mbere yite ezebeli okunzita nyiki baba nzita katonda ariko samusoni wona samusoni ye amaze gutabajuko ate nga munafu akoye ariko aravuga mu gihe gusenya Zebo nagamba kigenda kusaba Sara. ibyo niyo zigeze ushaka ko gusenya Ndio Sara leta kusaba umuntu ushaka kubyuka Sara yo mutayitanga kugorogoka. ushaka guheka Sara yo mutayitanga kugorogoka. ushaka guhaguruka Sara yo mutayitanga kuyibuka. gukorera imana Sara yo mutayitanga kuyibuka Katonda. Muguma mwaka wa pili ya musatu. Sara Katonda. Omelega Samsoni. Ogambeti Katonda. Watu yamba ne mikono gy'abaweerezabo. none Kakati ugiye kutureka ngo tuve mu ogenda kutuleka tuve wano mu mikono gy'abalabe. maboko Tulukama ekitiibwa. Haleluya. Mukama yebaze. Katonda wadukoresheje ibitabo watukolesebwa amagero. yego amakosa tumaze gukora Baba ikintu tumaze kukola. Baba ennyimba zitumaze kuyimba. Baba ebyamagero tumaze okukola. reba abcd Daba kino ne kino ne kino. none ugiye kutureka ngo tuve mu maboko y'abatarake Leka tugenda kutuleka tuve mu bana abasajja abona abatakoze. imana ngo rubi iryo sengesho imana imaze kumva iryo sengesho ifungura iriba Bunani wanyayo oluzi. niyo muti ifungura iki natwe n'ubuzi imana Katonda. ibona ko Eliya Samusoni agifite ishaka ryo gukora N'abandi Samusoni gacyayina kandi gukora. ifungura iriba Nagamba Katonda. nta mpamvu yo kugwa mu maboko y'abatarake Sataka okufira bwana abasajja. nta mpamvu yo kwicwa n'abapagani n'abazimu nta mpamvu yo gufatwa n'umuzimu Kisoboka. imana ifungura iriba Katonda n'atonda oluzi. ngoranywa N'anywa. aranywa N'anywa. bamuzifira Mukama yebaze. aranywa N'anywa. ndashaka kugira ngo dusenge Njagala tusabe muri iki gisirimbo kino ekisirimbo. imana ifungura iriba Katonda ne Katonda aho yebaze. ngaho unaniriwe aho wumva ugeze ahantu waguye umwuma aho wumva ishoboye kuko imbaraga zawe hari imana ifungura iriba hari imana itanga amazi hari imana barazivuza ndashaka abasore bakeneye kunywa amazi Abasajja abeetaaga okunywa ku mazzi kugira ngo dukubite abafilisitiya tusobole okuba abafirisuuti. ntabwo imana yaduhamagariye kuva mu maboko y'abafilisitiya Katonda tyatuyita tufiire mu basajja imana yaduhaye imbaraga ngo Katonda yatuwa amaanyi g'okusalaasala tukube ipepo n'irizu rikubite umuzimu nazo umukubise tumukube.
Muyimirire muyimirire tubikora tukirabikora ndashaka ngo tubyine iziriba twese dufashemo leta gatukume ekishima na kuri wote ti mwarazi ukamarazi guti wote ti ongera kore wote uza tubyine urimo yaga ozine ngo bimuko hari umufuritiya uri imbere yawe wali umufiriso utayona mu maso ngo tumye udahaguruka oyo ateta agogoro kuke tumye utabyuka oyo ateta agosubuke tumye utarabagirana oyo ateta agoyakaya tumye ubwiza bw'Imana bukakugeraho oyo ateta agoyakaya utuze kwambara imbaraga z'Imana ateta agoyakaya maniga katonda ugomba kumwica uyu munsi oyo muta oyo kino Bwana sifiwe. Sanzwe cyo kwivuga butumwa. yateranye okutambula mukubuli Kandi ndumva teology narabyize. ate ndi musajja yasoma theory Ariko iri somo ndimo kubigisha. naye kino kisomo kyenda kyabayigiriza Ntabwo nariteguye ngo ryandike kuko nza nabyiye. sakitegese nti mu biwandiikemu ekyo okwandika Iyo nakubwiye mu ivuga butumwa niba ari iminsi itatu mva mu rugo napanze uyu munsi nzabwiriza ikintu weba nzabwiriza. nayitibwa mukubuli bakanga amaze bipanga nti nabulira kino ekyo Ariko muri iki giterane waba nuno okuŋŋaana Imana yenyine irimo kwikorera. katonda yekka yayalinakola Mugire mutegesi. mwe mwenamukola mwemuki Ku muntu wize teology omuntu yasoma bayibuli theory ntabwo wakoresheje. tosobola kumuzesa bino Ibi ni byo mu yindi dimansi. bino byamuleeta eddala Ntabwo ari byo muri teology. si bya theology oba ekikule ono omuntu yasoma tiyasoma Ariko nzi icyo turimo gukora. babanze manyi kiki tulina okukola Uyu mwaka guno mwaka ni umwaka wo kongera gufata kasa ya kidogoro. gwe mwaka okugamu okwatagala kefarasi Muri tayari? Muri tayari? Umuntu utari tayari nashaka iyo. omuntu kinakotegeka atuweko wansi Ariko iyo byari byiza. wabula singa kibadde kirungi Nawe bari guhaguruka. nawe bandisituse ogamba nti katonda Umwandiko ngo nsubire mu mwaka wa gatandatu. ogenda kundeka nfiire wano Uyu mwaka urashaka ko ubuzima bwanjye bufatwe kandi. guma mwaka yetagona mwaka gukwatibwe Abafilisitiya bari abafirisuuti bansite Imana irohereza iriba ry'amazi. katonda agenda kusindika wano obuzi Imana irafungura iriba ry'amazi. katonda agenda kutondako obuzi wano Teology. tukolwe tuti
kandi izo haleluya ziri Atazo haleluya musanvu. ntabwo ari za zindi gusa zo gutera Sizi haleluya za kuba kubi. ni haleluya z'umupanga Za haleluya za kitara. haleluya zibo Ze haleluya za bisuka. zirapasitinga aho zigera Zibwatuka nawe zituruka. zigomba gukurikiza igihe waba ugomba gusiga gusiga rero zimana tuwe Ndavuga gakitirwa. umunsi igihe ziri kuziduka Umwaka w'epagize byo muzabatuka. abantu batari muri operasiyo kuzenguruka umujyi Abantu abatari mu gukorana bato muri kirundo ntabwo bamenye ibyabaye tubatubera cyane. ariko bazengurutse Babura bona betorora inshuro zirindwi muri musanvu. babonye igitangaza cyiza Bari barucyamaguru cyakatonda. bavandimwe Abo Rwanda iki gitera runo rw'umwana. kiri cyo guhinduka kwawe Reka cyuba n'umwana wo kuvuga kwawe. Kera Runo rw'umwana kiri cyo kuzuka runo rw'umwana wo kuzukira. kandi ntuzuke bwongere uhere Ateka kuzukira ateka kuzirike. uzuke Uzukire uzuke uzuke urabagirane urakangakane. wakirabiyake kandi umurimo wawe Ate kitamya nacyo. hari ikizongera kuruzika Kimora kitamo kuzikirira. imana ibamugisha Mukama kayamutsa.